twongeye kubashimira inshuti bakunzi ba Nyurwa TV. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kudukurikira. Jewe muri kuvugana muri aka kanya nkaba nitwa Toyota nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero tubafitiye udushya, tubafitiye ikiganiro kiza cyane. Twizera yuko muri buze kunyurwa, kandi ikintu cya mbere twongeye kubabwira no gukora subscribe. Naho mukanya turaje tubagezaho ibyiza byinshi. Nkatiye imyanzuro n'inzu none yankatiye. Ariko nubwo ndi guseka birababaje kuko urabona amarira ni menshi. Yereka abanyarwanda aho kugira ngo nisezeranye eba ndireka nihanganire iyi myanzuro. Mwe ushobora kuza gukunda uzabana inkoyoyo bigacamo. Muri message baranyirika ati njya afite igiye kugiseka nk'abandi bose. aho kugira ngo nisezeranye eba ndireka nihanganire iyi myanzuro. Imyanzuro irakomeye kuko hari abari basigaje nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu bagakoresha ubukwe mu kiliziya, mu nsengero, ariko biba ngombwa yuko umwanzuro bagereraho aho ati memuretse ntabwo birezwe. Mugomba kubanza mukirinda. Uyu musore yantangaje cyane. Yaje watangiye uvuga yuko bagira imishinga myinshi, ugaragaza ati uyu nguyu nabwo ugezweho, reka ncapurishe byihute nisezeranye. Ariko nyuma yaho yaje guterura isengesho avuga ati Mana juma kwihangana icyo ntabasha guhindura. Buriya nk'umuntu uduteze amatwi akaba arimo aratureba kuri smartphone yiwe cyangwa se kuri televiziyo ye, ndagira ngo nkubwire yuko mu kwihangana niho umuntu asubirizwa. Yaravuga ati Mana juma kwihanganira ibyo ntabasha kugenza gute guhindura. Ni ukuvuga ngo uyu musore yarafite gahunda y'ubukwe, igihe kigeze umwanzuro umufatirwaho. Akadibuka igihe kimwe kwa Nowa ngo barimo binjira ariko ngo umuntu umwe ngo ngaze kuvuga ko ngo hari ubukwe. Hari ubukwe noneho ngo yibuka ko atasogongeye. Uwo mugabo yitwaga Mareko. Aragenda ngabanza gukubitaho umusare wa kare wa gatatu, akavuga tundi wakizigama nkagenda rwose ndimo ndanasoma ngo yaragiye ngatekera agacuma rwose ngarakuzuza komeza. Nuko uwo mukozi yaza abujengeranye aza asoma ageze kumwe yasanga urugero kikaraga. Reka dusimbike gatoya. Uyu musore nyuma yaho yaje kuganira n'inshuti ye, aribyo twavugaga ubushize, urukundo n'urwabagariwe, n'urwaganiriweho, n'urwitaweho cyane, ntagafata umwanzuro ku giti cye. Umukobwa aramubwira ati ariko rero byari byiza, ariko reka tureke kunanirwa n'urwara kuko umwana we twamusoje, reka kurwara rwitunanira. Nuko uravuga ati reka dutegereze iminsi isigaye, ariko ejo bundi rwose imyanzuro ikatuweho rwose, bahawe bakomorerwa. Aravuga ati ntabwo turenze iki cyumweru. Iki cyumweru rwose ntabwo tukirenza rwose. Urumva ibyishimo bibari byose. Gusa nyine urabona yuko akabaro kabari kenshi. Gusa uyu munsi umuntu uteze amatwi cyangwa se no kutureba, twabashije kumutegurira inkuru nziza ziryoshye zirengerana n'iki cyumweru. Undi we aravuga ati rero ngira ngo baranduse, maze gupfusha ubukwe inshuro 5. 5 ngira ngo uze kujya urabibona neza. Ndabibona hano. Uraza kubibona neza. Nakundanye n'umusore bwa mbere, uyu ni umukobwa nyine. Nakundanye n'umusore bwa mbere, umusore arankunda aza gufata irembo. Ariko igihe cyo kujya gutera igikumwe kigeze, arambwira ati nabivuyemo. Ni kandi nta nyunganizi nkeneye kuri icyo kintu. Baragoragoza dore birangira byanze. Ariko ndabona ngiye ngo yarapfukamye arimo no gusenga. Yeremera bisabira gineze byakugenda gute? Ndagira ngo nkubwire, hari byinshi wabonye ndetse hari n'ibyo ugenda wumva ndetse hari n'ibyo bakubwira. Muri iyi minsi ngira ngo nanjye hari uwo nzi bwapfuye bugira gatatu.
ariko noneho muri iyi minsi ngira ngo kuri iki cyumweru ushobora kuza gukunda uzahana inkoyoyo bigacamo ngo umukobwa umwe ngo niwe wari waragumiwe ngo amara iminsi yaragumiwe byaranze ariko ngo akajya asaba Imana akavuga ati Mana rwose nzageza ryari ibintu bizacamo ryari ko nanjye utamfungura amarembo kutandeba ariko ikintu cyaje kuvamo ngira ngo amahirwe yaje kumusekera ariko amaze kumusekera ahura n'umusaza umwe araza tume mukobwa wo noneho byo bintu byacamo ko nyine hari akanunu yari yumvishe yuko umukobwa ashyizwe abonye ubukwe ati mwana bati ibyo bintu byacamo umukobwa araseka arangije arimyoza ngo muzehe ngo ndeka ngo nzabibara bibaye nawe urabyumva ariko hari ibyo yabaje kuvuga genda bitinye ubwo bakunze banyurwa TV badukurikiye ngira ngo barasesese niba barabibonye ngo nzabibara bibaye ngo ntacyo nakwizeza muzehe ariko amahirwe byaje kuba ngira ngo rero bakunze banyurwa TV ni ikibazo gikomeye kuba COVID-19 yaraje hari abantu benshi biteguye gukora ubukwe bukaza gupfa ni ikibazo gikomeye ngira ngo nk'uko tubagezaho byinshi ndetse tukabereka n'ibihamya tuzabereka umutumirwa tuzazana umutumirwa wahombye ubukwe ubugira gatatu ariko uyu munsi twari tumufite ngira ngo kuri borere ndabona yari ahari turaza kugumya tugerageze kumuhamagara kuri telefone n'ubundi ndamuhamagara hano mu gihe gitoya ambwiye ko ari bunsubize hari inama yari arimo ariko ashobora kuza kutwitabira nyine ariko ku kintu kijyanye n'ubukwe rero wenda ntituze kuvuga ngo ubukwe bwarapfuye bagiye ngo kuko bwarapfuye ntabwo ahubwo bwahagaze bitewe na gahunda nziza zo kwirinda bwabaye busubitse zo kwirinda bwarasubitswe kugira ngo nyine hagire ibinozwa neza bitunganywe neza kugira ngo hatazabaho kwandura bamaze kurushinga cyane kwirinda nibyo byiza burya bavugira banavuga yuko kwirinda ruta kwivuza burya kugira ngo wivuze wakwirinda wakwirinda koze mbwira ubundi ko mbona ushigaje ubundi byaba bimeze bite ntacyo nta kintu uteganya babwira abakunzi ba Nyurwa TV abari kuri media nimugoroba nanditse ndagira nti wenda reka ndeke kuvuga byinshi ahangaha ariko dore uyu nguyu yanditse message aragira ati mbanje gushimira umuntu wese wambaye hafi akangira inama gusa mwihangane yuko itariki nene nababwiye ubukwe bwanjye buzaberaho yahindutse bitewe nuko turi muri gahunda y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 aravuga ati kuri iki cyumweru kuri tariki ya 28 ubukwe bwanjye nibwo buzaba nta gusubira inyuma bipfe cyangwa bipfusha bizima cyangwa ntibe bizima umunsi ntuzahinduka icyakwa abatazongera kubona invitation yanjye nk'uko ushize nazibahaye mwese nkazibahundagazaho muzanyihanganira kuko sinzongera kubatumira ariko Stephen se 20 nibo bemewe urabona yuko uko byamera kose uyu nguyu we afite gahunda uko byagenda kose wenda bazaba ari babiri wenda azaba ari umwe ariko ngombwa ni kimwe niyo bose bafashe imyama bose nturi kubareba dore yose ni ikipe rwose bavuga bati ntabwo ducika rwose dore uyu nguyu nawe bavuga ati reka ngire nkwanya imyanzuro itazongeye kapatirwaho ndamubona hano imyanzuro itazongeye kapatirwaho ariko urareba ukabona ko afite n'akanyamuneza ko aragafite nshuti bakunzi rero Banyurwa TV twongera kubibutsa yuko mushobora gukanda subscribe cyangwa se abakeneye kuduha ibitekerezo yaba kuri nomero ya WhatsApp cyangwa se Facebook ndetse no kuba waduhamagara ndetse na Twitter nongera kubabwira ngo nomero ni iyi ngiyi
07 36 75 23 9 nyango na WhatsApp nayo reka tuzitubabwire nayo nta kibazo ni kuri 07 14 00 990. Iyo niyo WhatsApp ushobora kutuganirizaho cyangwa se ukaduha comment kuri channel yacu ukatubwira ibyo wifuza kutubwira by'ingenzi kandi tuzi neza yuko inama zawe zikenewe. Hawadi Carmen Toyota umutumirwa wacu ngira ngo nta gisubizo araguhase. Umutumirwa wacu ashobora kuba ari mu nzira niko ndimo ndabibona birabura gatoya ariko icyizere mfite nuko 80% ari buze kuboneka. Ubwo reka tubabwira yuko umutumirwa wacu yahageze rero